Mahoro y'Imana, dushimiye Imana iduhaye uyu munsi mushya kugira ngo twakire ubundi bwize tugeneye. Umunsi w'186 muri uyu mwaka w'2023, dushimiye Imana ko ikomeje kubana natwe muri uru rugendo. Mwuka w'Imana aje guhumuriza imitima yacu, ngo bw'Imana ibohora yananirwa ite komora ibikomere wavanye mu buretwa. Turasoma Zaburi 147 murongo wa 3, yavuze ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Umva, ubwo Uwiteka abasha gukura abantu mu buretwa, akabavanishayo amaboko yakomeye, akabakuzayo urukundo rukomeye, ntabwo yananirwa komora ibikomere baje bafite. Umva nshuti y'Imana, Imana irabizi ibikomere wagize kubwo gutinda mu bushomeri, ibikomere wagize kubwo gutinda kubona urushako. Irabizi ko bakuvuze, irabizi uburyo wakuze mu buzima bw'ubupfubyi, ibyaje byose byakwikubiseho, umutima wawe urababara, uramenagurwa, wuzura ibikomere bisa. Iyo ugenda, iyo uvuga, wuzuye agahinda n'umubabaro, nta n'umuntu ubasha kukumva. Ariko worry not, ntugire ubwoba. Please worry not, Jesus is watching over you. Uyu munsi aje komora, azanye ijambo rikubwira ngo ntugire ubwoba. Ibyo uri gucamo byose uyu munsi aje komora, agiye gutegura inkuru nshya iri different from amakuru bari basanzwe bakuziho. Ibyo bari bamenyereye arimo arabisiba. Icyo kibaho cyanditsweho imibabaro, umutima wawe wabaye nk'ikibaho cyanditswemo agahinda, cyanditswemo ibitutsi, cyanditswemo kunengwa, kutishimirwa, guteraganwa, kwangwa, gutukwa, gusebywa. Ibyo mbonye Uwiteka aza kubisiba, agiye kwandika amateka mashya. Erega guseka birakubereye, kwishima birakubereye, kunezerwa n'ibyawe. Mana we, ni igihe cyo kugira ngo nahure n'Imana. Data, turagushimye kuzanye amahirwe mashya, urakoze kuje guhindura ibintu. Ibyari biri hasi urabizamuye, uzanye icyaburaga mu mutima w'umwana wawe. Mushimishe, urakoze kubikoze byuzuye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.